Twizera rero ko Imana izaduha ingo nziza, hanyuma ikaduha n'agakiza bikaba byuzuye neza. Hanyuma uyu munsi turi kumwe n'abamama, ejo tuzabana n'abapapa. Reka mbwire abamama bari hano, kohereza umupapa ejo ni inyungu zawe kubera ko umunsi y'ubutayu bwa Sahara umugabo iyo ahindutse hahinduka byinshi mu muryango. Rero ku nyungu zanyu ejo mubatwoherereze. Iyo duhuye n'abapapa gusa tuvugisha ukuri, tukavuga umugabo w'umurundi wo munsi y'ubutayu bwa Sahara uko akwiye kuba yubatse imbere muri we kugira ngo yubake urugo rwiza. Murabinyemereye ko muzabandungikira Imana ibaho umugisha. Ejo saa 11 hano bahawe ikaze, nibaza kwiga muzabyungukiramo, ndabizi neza. Rero mugende mubafate neza ku kiguzi cyose gishoboka. Kandi mwebwe muza ahantu mufyonda bigahita bikunda. Ari ahantu mugerageze aba ariho mukanda ejo bazaze. Mubafate neza hanyuma mubararike ejo tuzabana. Hanyuma kuwa gatandatu tuzabana na couple, umugabo n'umugore, muri breakfast hano nyene muri iki kibanza. Mwanyemerera ko muzaza? Icakora ifunguro tuzagishurira. Ni makeya cyane. Ni makeya, ndabizi ko Imana izayaguha. Hanyuma kugira ngo bizatubere byiza usige wiyandikishije kuri protocole, kuri aba bantu bari hano usige wiyandikishije kugira ngo logistique itworohere. Dimanche tuzabana n'ugwaruka saa 8. Mubaturungikiye tuzonezerwa. Abana banyu twifuza kuzigana nabo, ukuntu bazavamwe abagabo beza bejo hazoza, n'abagore beza bizaba ari umugisha. Tugiye gutangira kwiga. Topic y'uyu munsi nkuko mwabibonye kuri affiche ivuga inkingi 10 wakubakira ku rugo runezereye cyangwa runezerewe. Nagira ngo mbabwire ko urugo ntabwo ari impanuka. Urugo ntabwo ari impanuka, si ikintu gutyo umuntu arota ngo abyuke kihari. Ntabwo ariko bigenda. Urugo kugira ngo ugire urugo rwiza, hari ibintu bisaba cyambere kwitegura urwo rugo. Hanyuma icya kabiri bisaba kugira ubumenyi cyangwa se ubwenge, kuko urugo rwubakwa n'ubwenge. Ntabwo urugo rwubakwa n'urukundo gusa. Urukundo ni fondation, turaza kubireba, ariko urugo rwubakwa n'ubwenge. Niyo mpamvu kwiga ari ikintu cy'ingenzi, kandi ukagira amakuru ahagije kukubaka urugo byaba ari ingenzi cyane. Abantu bari hano bagize umugisha wo kwiga, ndabizi ko byabafashe umwanya munini kugira ngo ubone diplome ya kaminuza cyangwa se ya humanité cyangwa PhD cyangwa ibindi. Noneho biratangaje ukuntu urugo umuntu agwikubitamo nta muntu yamuteguye. Nta muntu yakubwiye ngo umugore w'umukristo w'umurundikazi agomba kuba ameze gutya. Murabizi ko mu muco wacu ibintu byinshi biri tabu ntibivugwa, hanyuma ukazabyikubitamo. Mbabwire inkuru itanejeje cyane. Umuntu azavamwe umugore muzima umumenya hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5. Umuntu azavamwe umugore muzima cyangwa umugabo muzima umumenya hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5. Hirya y'iyo myaka ibintu ataronse ntibikosoreka byose. None wewe dutangiye kukwigisha ku myaka nk'iyo ufite. Murumva ko ibizokosoreka si byinshi. Icyakora umwana wawe n'umwuzukuru wawe bo bafite amahirwe menshi. Reka mbabwize ukuri, ibintu namenye nkuze, iyo nza kubimenya ndi muto hari amakosa ntari gukora. Hari amakosa menshi nakoze mu rugo kubera ubutamenyi. Nabyaye mfite ubumenyi nyene hafi ya ntabwo. Ibintu nzi uyu munsi iyo nza kubimenya mbere yuko mbyara, hari amakosa ntari gukora. Amakosa ntari gukora kubera, ariko nyene Imana yarambabariye kuko ntari ntabizi. Nagira ngo mbabwire mwebwe ntimuzabikore kubera ko tugize amahirwe yo guhura tukiga. Kimwe mu bintu abarundikazi n'abarundi benshi badakunda ni ukwiga.
mwebwe rero mwagize neza ko mwaje mu ntiza amashinda yabaye, muri abantu beza. Kwiga ni ikintu cy'ingenzi. Imigani igice cya mbere umurongo wa 7 haravuga ngo kubaha Uwiteka ni intangiriro y'ubumenyi, ariko abapfu basuzugura ubwenge cyangwa discipline. Kubaha Uwiteka ni intangiriro y'ubumenyi, gutinya Uwiteka niyo ntangiriro y'ubumenyi. Niyo mpamvu inyigisho zose tuziga inyinshi zigaruka ku Bukristo, tuzagaruka cyane ku Bukristo. Hanyuma kugira ngo tuzubake ingo nziza bidusaba ko tuba abanyeshuri beza b'ijambo ry'Imana, n'amahame y'umwuka agenga kubaka urugo, kuko urugo rwatangiwe n'Imana. Hanyuma nagira ngo mbibutse ko umwuka cyangwa se Roho Mutagatifu ntashobora kukwigisha ikintu utize, utasomye muri Bibiliya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo naza azabibutsa ibyo nababwiye byose. Ibintu ugiye kwigira hano ndabizi ko ntibiri buburi ikintu bisiga muri wewe kizagufasha kubaka urugo rwiza ejo hazaza. Hanyuma nagira ngo mbibutse kumenya cyangwa se ubumenyi bunesha kutamenya. Kansubiremo, kwiga ukamenya binesha kutamenya. Hanyuma ntabwo kwiga gusa ari kujya mu ishuri ngo ube warize bya bindi byose, ahubwo kwiga kwiza ni ugufata ibyo wize ukabihuza n'ubuzima bwa buri munsi. Urugero, niba uvuga nabi ukavuga ati ngiye kwitoza kuvuga neza, kugeza igihe nzobishobora, bizorangira ubaye umuntu uzi kuvuga neza. Hanyuma ni ikintu cy'ingenzi. Tugiye kureba rero inkingi ya mbere, inkingi ya mbere ikwiye kubakirwaho urugo runezereye. Inkingi ya mbere ni urukundo. Urukundo hagati y'abashakanye cyangwa se abubakanye birenze ibyiyumvo, emotion na sentiment, birenze amarangamutima gusa cyangwa ibishobisho niko numvise babyita mu Kirundi. Urukundo rukwiye kuba amahitamo, bikwiye kuba choice, bikwiye kuba choix ya buri munsi. Urukundo rukwiye kuba amahitamo ya buri munsi. Hanyuma ico cemezo ukagifata bundi busha buri munsi, ukavuga ati mugenzi wanjye nubwo yambwiye neza ndashaka kumukunda, nubwo atarimo gukora ibyo nashakaga, ariko niwe mahitamo yanjye, niwe nahaye impano iruta izindi mu buzima bwanjye, ndashaka kumukunda. Nitwongera kwigana nzababwira ibintu nka 13 umuntu akwiye guhitamwo buri munsi, apana mu ndwi cyangwa mu kwezi, buri munsi. Kimwe muri byo ni urukundo. Mu gitondo ukabihitamwo, na nijoro ukabihitamo, unabyutse ukabihitamo, ukavuga ngo ndashaka kumukunda. Kandi reka mbabwize ukuri, iyo abantu babanye, murabona abagore n'abana beza cyane. Abagabo twebwe iyo tugiye gufiansa ufata imbaraga zose ukajya umuhamagara inshuro 20, ukamwohereza message 10, hanyuma ahagushakiye hose arakubona, ntumuburira umwanya, kuko ubwenge bwacu bukora ikintu kimwe. Iyo rero uri ubwenge bwagiye gushaka umugore, mbese uramushaka mpaka kumubonye. Hanyuma rero mwebwe kuko muri abana beza uruhita uvuga ngo ubwo ampamagara inshuro 20 ningera yazanye nshira no mu mugongo, iyo wagerayo ubwenge bwe bugahita bujya gushaka amafaranga no kubaka inzu no korora inka n'ibindi, ntiyibuke ko yagusize no muhira. Ibi bintu byose mvuze bigabanya urukundo. Hanyuma kera mwahurira muri ville mugasangira, mwese mwiteye agaparufe, muhumeka gahoro, ntawe ureba mu maso y'undi, ntiwari uzi ko ajya amagona. Ugezeyo usanga aragona, bikuraza udasinziriye. Hanyuma nta nubwo yigeze avuga nabi ngo amareyo, kubera ko nyene yarimwo kugutereta. Iyo akugejejeyo ahita vivura agakomeza n'ibindi. Ndabizi ko abenshi muri mwe mwahuye n'ibintu bigabanya urukundo. Niyo mpamvu urukundo rukwiye kuba amahitamo ya buri munsi.
ukavuga ngo naramwemeye, niwe mugabo wanjye, niwe se w'abana banjye, nubwo atarimo kuzuza inshingano neza, nzamufasha mpagarara hafite intege nke kugeza igihe azahinduka akaba mwiza. Nagira mbabwire ko rimwe mu mabuye yubaka urugo cyangwa se imwe mu nkingi z'urugo runezereye harimwo urukundo. Hanyuma kugira ngo ukunde rero mugenzi wawe bisaba kwemera kuba ikimazi. Come on abadamu, haleluya. Bisaba kwemera gupfa. Kwemera gupfa ni ugufata ibintu byiza byose wamushakaho ukabizana ku musaraba ukabibamba, hanyuma ukavuga ngo nubwo atarimo kuzuza inshingano ndashaka kumukunda. Kuko kwikunda biroroha, ariko gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu yaravuze ngo umuntu yiyanke yikorere umusaraba. Banze byo mvuze bikomeye, ariko ndababwiye ko gukunda ni amahitamo ya buri munsi. Hari abantu rero hano baje hano urukundo rumaze kugabanuka rusigaye kuri 5%, hanyuma no mu mutima barazinze. Ibintu biratekeye mu mutima, nubwo amavariza adateke ariko mu mutima baratekeye. Nagira mbabwire musubize ibirenge ku butaka. Musubize ibirenge ku butaka, mwongere mwubake. Uhitemwo muri izi nyigisho uvuge ngo ngiye kwiyemeza kongera gukunda. Reka mbabaze, Yesu yadukunze turi beza, hanyuma tumukoreye byiza kuva kuwa mbere kugira dimanche, aratwirukana ntakomeza kutubabarira, twagenje nkawe. Ngiye nkurikije inshuro mugora, yari kuba atakinyemera nk'umwana we, ariko arongera akanyihanganira akavuga ngo wa mwana we nubwo wiyanduje ndashaka kongera nkagukunda. Hanyuma urukundo rwe nigo iyo ngiye gukora ibiteye isoni mpita nibuka ko nkunda, nkumva ngize isoni nanjye, nkavuga ntoya ubwo yankunze nanjye nkwiye kumukunda. Ibi byo bizagufasha kubaka urugo rwiza. Hari abantu rero bafite ikibazo cyo gutanga urukundo no kuruhabwa. Cyane cyane iyo umuntu atakuze mu muryango ukundana agira ikibazo cyo gutanga urukundo no kuruhabwa. Abadamu barakunda yego, ariko bakunda cyane abo babyaye, kubera ko aba yaramuteye igise akamumenera amaraso, biramworohera gukunda uwo yabyaye. Ariko nuri utabyaye usabwe kongera kumukunda. Amen. Turi hafi y'ikiyaga mwihangana. Hanyuma inkingi ya kabiri ni ukuri. Kubaho ubuzima buri mu kuri. Ukuri ni ingenzi mu bashakanye, mu bantu babana. Kubaho ubuzima buri mu kuri ni ikintu cy'ingenzi. Abantu benshi bubaka urugo cyangwa se babaho ubuzima butari mu kuri. Nagira ngo mbabwire ko ukuri kuva ahantu henshi. Ukuri kuva ahantu henshi. Hari ukuri kuva mu byanditswe byera, ukuri kuva mu ijambo ry'Imana. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Presente mu mukomera amashi aba yakoze byose neza, Imana imuhe umugisha. Ukuri kwa mbere kubashisha umuntu kubaka urugo kuva mu byanditswe byera. Yesu yaravuze ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzabaha umwidegembyo. Iyo umenye ukuri icyo ijambo ry'Imana rivuga ku rugo rwawe, cyangwa kukurera abana, cyangwa kukwakira abashyitsi n'ibindi, bikorohera kubikora neza kuko uzi ukuri kw'ibyanditswe. Ukuri kwa kabiri ni ukuri guhishuwe. Hari igihe umuntu yicara akumva ahishuriwe icyo akwiriye gukora mu rugo, kandi yakigenderaho kigahinduka ukuri. Bikaba ari umwihariko wawe udasangiye n'abantu bose, ukaba uzi ko uko kuri ari uko wamenye guhishuriwe n'Imana. Reka mbabwire akantu gakomeye hano, nta rugo rusa n'urundi ku isi, nta rusa n'urundi. Ntabwo nakuzanira experience y'iwanjye ngo abe ari uzubakiraho byaho gutsinda, kuko urugo rwose ni umwihariko. Niyo mpamvu Imana yaremye urugo ukwiye kugwisaba buri munsi, kwiguhishurira ukuri ukwiye kugenderaho. Kandi turetse kwigora, turaza kubireba.
uramutse wegereye Imana nukuri yaguhishurira n'ibyo abantu batazi, n'ibyo baguhishe wabimenya ubihishuriwe n'Imana. Ukuri kwa gatatu kuva mu muco wacu, muri kiritire yacu. Ntabwo Bibiliya ifata ibintu byose biri mu muco ngo ibijugunye, oya, ifata ibibi ikabikuramwo, kubandwa, guterekera, gusambana, kuboregwa n'ibindi. Ariko hari izindi ndangagaciro z'abarundi n'abarundikazi bakwiye kubakiraho urugo. Reka mbahe akarorero. Ba nyogokuru suko batahuye n'ibibazo, ariko bari abantu bashobora gutanga ikimazi ngo abana babo babeho batanezerewe cyane, yego, ariko akavuga ngo kubw'abana ngiye kwemera gupfa ariko abana banjye bazabeho. Babwira ikintu kitanejeje, abajene dufite uyu munsi ntibiteguye gutanga sacrifice nanto ngo urugo rubeho. Narebye ku mibare y'abantu biyahura mu Buhindi mu mwaka ushize, abantu 250 bariyahuye. Hanyuma ikintu cyambabaje, abana benshi ngo biyahura ngo kubera ko wifi yavuyeho. Wifi yivuye ahita yiyahura. Yashizeho ifoto ntibayirayikinga ari benshi ahita yiyahura. Yafunguye channel ya YouTube ntigire abantu benshi biyaboneje ahita yiyahura. Uyu muntu yiyahuzwa nuko ifoto yitakunzwe, yiteguye kwihanganira umugabo yamubwiye nabi. Dufite generation ihari uyu munsi ititeguye gutanga ikimazi na gito ngo urugo rubeho. Kandi kubaka urugo bisaba nyine sacrifice. Ni byiza kumenya ukuri kugira ngo uko kuri ukubakireho urugo. Hari ukuri kuva mu byanditswe, hari ukuri guhishuwe, hari n'ukuri kuva mu muco wacu. Indangagaciro, wana reka mbaha akarore, muzajye hariya muri ville murebe abana b'abajene b'abahungu n'abakobwa, n'abantu batari abazungu, batari n'abarundi, bafite amaguru ari mu kirere gutya. Nango si umuzungu si n'umwirabura, arimo hagati aho, kibaza azaba iki? Kiriya uzi ico bisobanuye, aba ari vide. Hanyuma akagenda atoragura utuntu twose aha tubonye. Niba umusitari wo muri Amerika yiyogoshesheje nk'inkoko y'isake, uwo munsi usanga umujyi wose abasore biyogesheje nk'isake. Niba umusitari wo muri Amerika w'umutinganyi yabyutse yambaye poketi, kandi ubwo harimo pamperse mwe imbere, ameze nabi, abana bagahita babigira style, kubera ko nkibaza azaba we ryari. Nukuvuga ngo yataye indangagaciro z'abarundi, si n'umuzungu arimo hagati aho. Kugira ngo ubake urugo ugomba kuba ufite ukuri kuvuye aho hose. Hanyuma inkingi ya gatatu yo kubakiraho urugo ni ukwizerana. Kwizerana bifite isano rya bugufi n'ukuri. Niba wifuza kugira urugo rwiza, nuko ukwiye kwiga kwizera uwo mubana, kandi bitajenjetse byimazeyo, donc ibintu biri ukuri. Kwizerana biri mu kuri. Nta kintu cangiza urugo kuruta ibindi byose, kuruta kutizerana. Ntabwo mwebwe nibaza ko mwabikora, ariko abadamu benshi duhura bagira ikibazo cyo gupima abagabo basinziriye, bagaterura amatelefone yabo kugira ngo barebe utumessage bandikiwe n'aba ex n'abandi bantu. Jana ukuri ibyo ushaka uzanabibona. Iyo bigeze igihe udasinziriye ureba muri telefone ya mugenzi wawe, uzamenye ko ikibazo cyo kutizerana carangije kuzamo. Hanyuma ntabwo ari ukwizerana gusa, biragoye gutera imbere, biragoye kugira ibiganiro byiza, biragoye kugira umugisha mu gihe mu rugo harimo kutizerana. Hanyuma abadamu bo bafite umwihariko, kuko mu miterere yabo ashobora kugutekerereza ikintu agahita atangira kukigushinja ko kiri ukuri. Akarorero, ashobora kuba avuga ko wenda mudaheruka gusohoka, akaba yabyiyumviriye gusa, watagahita kugira ngo kudaheruka kunsohokana. Abagabo twebwe iyo tugiye gukemura ibibazo, usaba akanya ko kuba uri wenyene kugira ngo ufate igihe cyo gutekereza neza. Nayo ni imwe mu miterere yacu.
hanyuma iyo ubonye umugabo wawe afashe igihe cyo guceceka no kuba wenyine utanga kuvuga ngo buriya nta kinkunda, afite n'abandi bagore, ntiwamufashe, nta n'ikimenyetso ufite, ariko ukamutekerereza kandi ugahita utangira no kubimushinja, ni ikosa rikomeye. Niba Yesu akwizera, nawe ukwiye kwizera mugenzi wawe. Hanyuma simvuze ko abantu bose ari abizerwa, oya, ariko igihe cyose udafite impamvu ifatika ngo be waramufatiye mu ikosa, unabizi neza, ushobora kuba ufite ibimenyetso biri ukuri, kirazira kubakira ubuzima bwawe ku kutizerana, kubera ko uzagwara umutwe udakira, uzananirwa gusinzira, apeti zabura cyangwa haze nyinshi itabaho, uzananuka cyane cyangwa ubyibuhe bitabaho, hari ukuntu uzagwara istoma kubera kutizera mugenzi wawe, uzarara udasinziriye mugenzi wawe wari haragona atanabizi. Kutizerana bizana ibibazo bidaharurika. Hanyuma igihe cyose utarabona ibintu biri ukuri washingiraho, nta mpamvu yo kutizera mugenzi wawe. Hanyuma niba waranabifashe, ukwiye kwiga kubikemura mu buryo bwa gikristo, turaza kubireba. Hanyuma inkingi ya kane mu kubaka ni ukwiyemeza, commitment, kwiyemeza. Kwiyemeza ni inkingi ukwiye kubakiraho urugo, kandi ukamenya ko urugo ni ubuzima bwose, ni ukwiyemeza kandi ubuzima bwose. Nagira ngo mbabwire ko abantu benshi impamvu bibagora kwiyemeza nuko batazi imiterere y'amasezerano basezeranye. Aho wasezeraniye simpazi, ariko ndabizi ko wasezeranye kubana na mugenzi wawe akaramata. Urugo ntabwo ari ukujya kugerageza, ni ukubana na mugenzi wawe akaramata. Kuva ari akaramata rero, nagira ngo mbabwire ko isezerano ry'abubakanye ni isezerano ry'amaraso. Isezerano ry'amaraso ntibakina, ntibajya no kugerageza, uba wiyemeje gupfa cyangwa kubaho. Niyo mpamvu urugo rushingiye nyine ku kwiyemeza. Mu Kinyarwanda hari ibintu bita guhana igihango. Umuntu yatobora ku nda ya mugenzi we bakanywana amaraso. Mu burasirazuba bwo hagati hari ukuntu bafata ihene bakayibaga, bagahagara hagati mu maraso bakarahira. Ubwo byaba bivuze ngo nimpemukira igihango duhanye, isezerano duhanye, nzapfe nk'iyi nyamaswa. Ikindi bakora mu burasirazuba bwo hagati, bafata ikirundo c'amabuye hanyuma bakakirahiriraho, kubera ko mu gihano c'urupfu bakunda kwicisha abantu amabuye. Byari bivuze ngo nimpemukira iri sezerano, nzarondweho amabuye mpfe. Umunsi wemera guha ubuzima bwawe mugenzi wawe, wari usezeranye isezerano ry'amaraso. Niyo mpamvu bigusaba kwiyemeza. Nubwo challenge zihari buri munsi, ariko urugo bisaba kwiyemeza. Uyu munsi nahoze mbasengera, mbwira Imana ngo Mana, byibuze uduhe nk'abadamu nka 5 avuga ngo Mwami, niyemeje kongera kubaka urugo. Ku kiguzi cyose bizansaba, ndashaka kongera kwiyemeza. Ni ikintu cy'ingenzi. Hanyuma inkingi ya 5 ni ukubaha. Inkingi ya 5 ni ukubaha. Kubaha, umuntu ushaka icyubahiro agomba kwerekana ko yubaha abandi. Kuko biragorana gushaka guhabwa icyo utatanze. Biragora kuba utubaha abandi kandi ugashaka wowe ko wubahwa. Iwacu yigeze kuba umukozi, yari umwana ukora mu rugo ariko wagize ibikomere byinshi. Hanyuma maze kuvumbura ko afite ibikomere, nkajya musanga mu gikoni, ngashaka agasonga bugari nkicara tukaganira, nkamubaza ubuzima yabayeho, icyamuteye kuza gukora mu rugo, tugasengana. Namuha udufaranga muhembye, nkabanza kudusengera, nkamubwira rero amafaranga ni make, ntabwo yazatuma ubuzima bwawe buhinduka. Ujye wiga kwizigamira basi, uzareba icyo bizavamo. Naje kugira akazi kenshi, mba ntagishobora kumusanga mu gikoni, ntakimubonera umwanya ngo tuganire, ahita asezera akazi.
madamu aramubaza kugiye habaye, karavuga ngo bosi ngo yaga nsanga mu gikona akankomeza ngo none sinkimubona ngo ndagiye njye gupfugo n'agapfuye. Numva ndababaye, nangarutse barabimbwira nyine numva ndababaye. Nagira nkubwire mu bugomba kubaha kuruta abandi harimo n'umukozi. Bizakugora kubahwa mu gihe wowe tubaha. Nye narumiwe pe. Hari abantu benshi bageze hano, ndabizi ko mwese mutavukiye i Bujumbura. Hari abantu babonye ibyo kurya iwabo barashonje, hanyuma umukozi akamusigira umwana ariko agasiga yuguranye umuceri n'isukari. None ubwo kuri wewe isukari n'umuceri n'umwana ni kiye gifite agaciro kenshi? Ubwo ni isukari birumvikana. Kubera ihahamuka ry'inzara uhora uzi kutazohaga. Kuri we stock, agafunguzo ka stock n'uwo waje ukazanye. Ariko nagira mubwire ko uriya mukozi umuhaye isukari akanywa agahaga yayivaho kuko nawe wayibonye ukuze, hanyuma akagufatira umwana neza. Ariko kubera ko ukanira cyane kuri stock azajya anywa amata y'umwana. Ibiryo by'umwana azabijya muha amazi kandi ntuhirige, umwana azogwara kwashe. Ibyo bintu ni ihungabana. Imana ishimwe ko turi kumwe na muganga araza kudufasha, ariko ndabizi ko niba ushaka kubahwa ukwiye kubaha abandi. Akenshi abagore barakunda cyane ndabizi, ariko iyo bavuyeho barazinukwa. Hari igihe umugabo aguturomatiza akaguturomatiza, byagera igihe ukumva urazinutswe, ukumva nyine waramukunze cyane, ariko bikagera igihe akava mu mutima burundu. N'abazinutswe rero nagira mbabwire ko kubaka urugo rwiza rushoboka. Inkingi ya gatandatu